Hey guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese abo dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi ku biganiro bya crypto income, yaba ku mininga, gutradinga ndetse n'ubundi buryo bwagufasha gukorera amafaranga kuri internet. Abantu benshi bamaze igihe bambaza ngo ni gute kuri Gmail Fama twabikuza ko tudakoresha Binance, twabigenza gute? Ahangaha ngiye kukwereka uburyo bworoshye bwizewe 100% twifashishije iyi company yitwa Crypto Exchange. Yaje ari nk'igisubizo ku bantu babikura cyangwa se bakorera udufaranga duke two kubafasha kubaho buri munsi muri iki gisata cyangwa muri industry yacu ya cryptocurrency. So ndaza kugusobanurira iyi website bita LDX, ndetse tuhite tunabikura kuri Gmail Fama hamwe dukorera amafaranga ku buntu. Ubwo nimba utaratangira kuyakorera, ni ikibazo gikomeye cyane kigendanye n'imyumvire yawe, kuko muri iyi generation tugezemo nta muntu ukwiriye kumva ko ari umuntu wa danje. Nubwo waba utunze miliyoni 100, ukwiriye guciringa ukagendana n'ibigezweho. Iyo utinze ukwezi kumwe usanga ibintu byose byahindutse, byagusize. So rero hari abantu bajyaga bibaza ngo uriya muntu ngiye kubikuzaho ashobora kunyiba amafaranga, cyangwa nk'abantu nabikurizaga just bakeneye amafaranga y'amanyarwanda bakoze muri Gmail Fama n'ahandi henshi cyane. So ayo nabacaga kugira ngo mbabikurire, ubwo igisubizo kigiye gukemuka, yose muzajya muyarya kuko azajya barayanyu, muzajya muba mwayakoreye. Abantu bibazaga ko kubijyanye no gukata cyane cyane abakoresha C-wallet bakabasaba gas fees, ibyo byose biraza kuba bikemutse. Hanyuma n'abantu bavugaga ngo ntabwo bakoresha Binance cyangwa barayikoresha ariko igice cya P2P ntacyo bazi, namwe ikindi ndakeka kiraza kuba ari igisubizo. So reka turebe uko bikora. Mbere na mbere rero link ya Rwanda Digital Exchange cyangwa LDX website ndaza kuyibashyirira muri video description. Hari abantu usanga batazi kureba muri video description. No kuvuga ngo mu gihe uri kureba video yacu cyangwa uri kureba video bisanzwe, iyi ngiyi turi kubakorera, kugira ngo ugere ahantu ushobora gukura link cyangwa se buto uri bukande ikakugeza aho ruriya rubuga ruri, uba usabwa kuza gukanda kuri iri jambo bita mowa. Buri wese iri jambo ndakeka ajya aribona kuri YouTube channel yiwe, kuri YouTube yiwe iyo ari kureba ama video, niryo jambo ukandaho. Iyo urangije kurikandaho, hano bakuzanira ama link agiye atandukanye. Hanyuma bitewe n'icyo dushaka kubereka, nimba ari LDX cyangwa uru rubuga, hano tubyandikaho, twangiza tugashyiraho amagambo y'icyatsi. Ayo magambo y'icyatsi niyo bita link, niyo ukandaho kugira ngo bibashe kukugeza hahandi wuzuze ibisabwa. So tutaravanga rero ku bantu bajya bareba videos zacu bakavuga ngo zirimo amasaka, ngo nago zigaragara neza, ikibazo ntago ari icyanjye, ahubwo ikibazo aba ari mwebwe. Ariko reka dusase inzobe n'icyo kibazo tujye dukemura nimba ukunda gukurikira video zacu. So kugira ngo ukemure icyo kibazo rero bigusaba ko ukanda muri video yacu kadomamo kugira ngo hazemo aka kantu akangaka muri kubona kazemo, udomamo. Iyo urangije kudomamo kakazamo, ikintu hita ukora ni ukuza gukanda hariya hejuru kuri turiya tuntu karakano kitwa setting, ndakeka nakaberetse. Iyo urangije kugakandaho rero ureba ahantu handitse quality cyangwa quality ya video, ahangaha niho uhita ukanda. Hanyuma ibyo bikagufasha guhita ukanda kuri advanced. Iyo urangije gukanda kuri advanced uhitamo quality ya video wifuza kureba. Iyo ugiye munsi ya 720, icyo gihe ubona amashusho mabi. Ni byiza ko urebera nibura mu 1080, niho uza ugakanda kugira ngo video ize igaragara neza cyane ubibone byose. Okay, ukimara gukanda kuri ya link rero nababwiye, uraza guhinguka ahangaha. Tugiye gufungura konte kwanza aha hantu, then tukande kuri start with LDX. Tugiye gufungura konte kuri urubuga kugira ngo amafaranga tujye tuyabikura ako kanya duhite tuyabona kuri mobile money zacu. Rero ukimara gufungura ahangaha ngiye kukwereka ibyo usabwa gukora. Mite mbikora vuba vuba twikomereze. Hano urashyiramo izina ryawe rya mbere, wenda Gatanazi Mugisha. Hano ni Gatanazi, hano ni Mugisha.
hanyuma username ni akazina wifuza kuzajya ukoresha bakunda kukwita kakabyiniriro, wenda ngiye bakunda kunyita vumbura nibyo ndashyiramo. Nta muntu utagira email, hano ushyiremo email yawe, hanyuma igihugu cyo n'u Rwanda urasanga kirimo n'ugihindure, hanyuma hano ushyiremo nimero yawe ibaruye ku mazina wanditse hano hejuru kugira ngo bizajye byoroha kwakira amafaranga yawe bitakugoye. Hanyuma tukagera ku gice cyitwa password. Hano ushyiramo password ukongera ukayisubiramo. Password iri strong cyangwa ifite ingufu ni password itangizwa n'inyuguti nkuru, ntoya, imibare n'ibimenyetso, kandi akaba ari character nibura zirenga 8, biba ari byiza cyane. Ibyo reka mbikore twihute hanyuma dukomeze. Okay, hanyuma ukimara kuzuza biriya byose konti yawe iraza gufunguka. Muri kubona ko konti yanjye yamaze gufunguka kuri RDX. Hanyuma here muri kubona ko mfite amafaranga 0. Hanyuma bahita baguhana ID ushobora gukoresha mu gihe bibaye ngombwa, wenda hari nk'amafaranga ugiye kwakira ahantu cyangwa ari nka support ugiye gusaba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ibijyanye na KYC reka tube tubiretse, ariko ntekereza ko ubonye urubuga rukomeje gukora neza, kuko aho nakuye amakuru nabanye bavuga ko ari urubuga ruri registered muri RDB, ubwo urumva ko bishobora kuba bikora fresh. Hanyuma nimba urangije kwiyandikisha nta kindi gisabwa, ngiye kukwereka uburyo ufata amafaranga ukayakora kuri Gmail Fama ukayazana ahangaha kuri runo rubuga. Okay, ndakeka turi kumwe. Okay, hanyuma rero mbere yuko dukomeza ndashaka kubanza kukwigisha amabuto. Uri kubona hano hasi hari amabuto, ariko ayo mabuto hari igihe wenda haba hatariho amazina ku buryo uhita usobanukirwa ngo iyi buto ishatse kuvuga iki n'iki, ariko hano hejuru bihita byigaragaza. Nk'iyi buto iri hano hasi ku ruhande uri kubona ko ni buto yitwa deposit. Hanyuma iyi buto iyikurikiye hariya hasi ifite karaga fresh, ndimo ndavuga iyi ngiyi, muri kubona ko izina ryayo niyo bita send money, gusendinga amafaranga. Hanyuma iyi buto iyikurikiye kadufatiye kuko tuzayikenera niyo bita withdraw. Hanyuma iyi buto yindi iyikurikiye niyo bita kandi aho tureba bayita transaction, ni uburyo bwo kureba nyine ibyohereje n'ibyo wakiriye ngo bimeze bite. Okay, hanyuma ikintu ngiye gukora, ngiye kubanza posting cyangwa kiri amafaranga kuri iyi website, making sure ko ikora, tunarebe ngo ikorera ku ihe speed. Ngiye kubanza hande kuri deposit. Hanyuma nimara gukanda kuri deposit, hano baraza guhita bamereka guhitamo token cyangwa se guhitamo maybe network, ande hano. Hanyuma nimara kuhakandaho, kubera ko kuri Gmail Fama dukunda gukoresha USDT BEP20, nkanda ahangaha. Okay, hanyuma nirangiza ijyemo, nimara kujyamo ndaza guhita nkanda kuri copy this address, ndaza guhita nkopi ya address gutya. Unarangije kuyifata, then ngiye kujya kuri Gmail Fama. Hanyuma rero kuri Gmail Fama muri kubona ko nsanzwe mfiteho udufaranga andi nayabikuye mu kanya. Uri kubona ko ariko amaze kugeraho 1951. Niyo ngiye gukorera icyo bita payout, nkoresheje iyi buto ya payout. Hanyuma ndangiza ndaza kureba neza ko ya address batubwiye yo kuri ya RDX ari iyi ngiyi USDT BEP20 ngira ngo uri kubona ko biri guhura. Ni hano ndakanda. Hanyuma iyo umaze gukandaho, hano bahita bagusaba gushyiramo address. Hano bahita bagusaba gushyiramo ya address wakuye kuri ya RDX, uyishyiramo gutya. Address yamara kujyamo ugahita ukanda kuri buto yo kohereza. Hanyuma bahita bakubwira ko payout request yawe yabaye successful created. Hanyuma urabizi neza ko muri Gmail Fama bidusaba gutegereza akanya kari hagati y'iminota 30 n'isaha kugira ngo twakire amafaranga. Ubwo turaza gutegereza, hanyuma tureka amafaranga tuza kuyakira kuri iriya LDX, rwa rubuga rw'abanyarwanda. Ntekereza ko rushobora kuba ari igisubizo ku bantu benshi cyane bakorera amafaranga muri cryptocurrency. Okay guys, hanyuma rero nyuma yo gutegereza akanya katari kanini kuri Gmail Fama bamaze kohereza amafaranga yanjye muri kuyabona.
ni amafaranga 1877 nk'uko twayabikuye kuri Gmail Fama angana. Hanyuma tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuyabikura kuri MTN Mobile Money cyangwa Airtel Money. Reba kano kabuto kari ahangaha niko ka withdraw, niko ukandaho. Hanyuma iyo urangije gukanda kuri withdraw, icyo ukora uhita scrollinga down cyangwa ugasunika ujyana hasi. Iyo umaze kugera hasi hano uhita uhasanga ingano y'amafaranga ufite. Hanyuma hano bakagusohoka ukanda kuri aka kantu kugira ngo uhitemo ibyo twakwita omo provider. Hanyuma warangiza ukaza ugahitamo hano handitse ngo MTN Mobile Money. Hanyuma warangiza hano ugashyiramo nimero yawe. Ushobora no gukoresha Airtel, gusa ngenda akoreshamo MTN Mobile Money yanjye. Okay, kubera ko ari ubwa mbere ngiye gukoresha iyi system, hano bari kumbwira ko nimero yo gukoresha ubikura igomba kubitangirwa na konti n'igihugu na just na country code. Reka tuyishyiremo, dushyiremo 25 turebe. Okay, hanyuma nibyanga tukoresha 07. Uri kubona ko namaze gushyiramo nimero nyine nkuko babimbwiye. Hanyuma amafaranga make yo kubikura na amafaranga 100, kandi muri kubona ko twebwe dufiteho amafaranga 1877. Hanyuma hano tugiye kwandikamo ingano yo dushaka kubikura. Okay, hanyuma muri kubona ko hano nkizemo amafaranga 1877. Hanyuma charge fees cyangwa se ayo bagukata ni 10% by'amafaranga ugiye kubikura, kuko nizo nyungu zaba nyiri uru rubuga kugira ngo bagukorere service ibintu binyuze mu mucyo. Hanyuma ibyo byose ukimara kubikora uhita ukanda kuri iyi buto yanditseho ngo withdraw. Okay, hanyuma nyuma y'akanya gato bahita bakubwira ko withdraw yawe yabaye successful. Hanyuma hano bahita bakwereka ibyo twita history uba wakoze. Muri kubona ko hano mise nakira na message ya Mobile Money, amafaranga yita kugeraho mu isegonda rimwe gusa. So bishobora kuba byiza rero gukoresha urubuga kugira ngo ibintu bitazajya bigucanga cyangwa se bikuvangavanga cyangwa se utagirira icyizere abandi bantu. So uri kubona ko ayo na depositinze yaraya bango yari ama crypto nyohereje kuri urubuga ahinduka amanyarwanda, bahita bayakonvata. Hanyuma ibyo birangiye hano ndayabikuje, reka nze mbereke message. Hanyuma muri kubona ko nyuma y'akanya gato nyine withdraw ikoreye kuri via MTN Mobile Money ibintu byagenze neza. Hanyuma ngiye kujya kuri ako yangezeho kuri Momo. Okay guys, hanyuma muri kubona ko ngaya yangezeho, ntago byatwaye igihe kinini, ngaya yangezeho 1630. Nibuke ko bakataho 10% kugira ngo nyine just platform nayo ikomeze kwiyubaka. So ndakeka kuba ari uburyo bwiza buzafasha buri wese kumenya kubikura bitabaye ngombwa kuza kumbwira ngo gutya na gutya gutya na gutya. No kubikora nawe ushobora kubyigeragereza right nawe cyangwa se kano kanya. So abantu rero mwarebye video yacu mukagera ahangaha, nababwira ngo thank you so much. Nimba ukeneye kuzajya ukurikirana n'izindi video zigezweho zagufasha gukorera amafaranga kuri internet ku buntu bitagusabye igishoro, bibaye byiza wakanda subscribe. Nimba ntacyo bigutwaye dukoresha ya kuri WhatsApp status cyangwa se no muri groupe yawe. Imana iguhe umugisha nawe ubutaha.